Halo? Oui. Ibicuruzwa byamaze kuhagera? N'amafaranga ndayafite nta kibazo reka nze hanyuma nze kubifata aho ngaho kuri Majerwa. Ngaho mbwira muvande. Nari mu kazi bisanzwe nyine mvura nkuko bari bisanzwe ariko nza kumvishika ku mutima wanje numva nshaka kumvisha ijambo ry'Imana bajya yongera kenshi ariko simbyumve ariko noneho pe ndemeye muvande ndaje ngumbwira ijambo ry'Imana yitubwiye kenshi ariko none ndaje ndemeye umutima wanje rwose ndikumva bishaka. Ubu se uyu munsi nibwo wumvise ugize inzara Rwose indi minsi yose nta nzara wagiraga. nahegeraga ariko nyine ubu nibwo numvishe cyane. Umva rero nkubwiye Amosi yabivuze ukuri yuko mu minsi y'imperuka abasore beza n'inkumi nziza bazirukanka bakajya kazi n'ikusi bashakisha ijambo ry'Imana ariko ngo igihe kizaba cyarangiye kuko iryo jambo nta kintu rizabamarira. Ubu niyo nazana Bibiliya n'imyuka y'ubuhanuzi nkabigusomera nta na kimwe cyagukiza iyo nzara kuko igihe cyabyo cyarangiye. Ubu koko byarangiye. Ikimba baje nuko wibutse ibitereko washeshe. Byarangiye kuvuga ngo igihe ntacyo cyo kuba wabwirwa ijambo. Ubu koko byarangiye. Ntacyo byakumara. Nta mbabazi ntegereje koko. Nimba Kristo yavuye ahera cyane se imbabazi wazikura he? Ubu koko ndarimbutse. Ihangane. Nene gahunda ndarimbutse koko. Wowe wizize kuko ibyo wabwiye byari bihagije. Ambesha we. Kanje kubaza abandi ubu koko byarangiye. Oya ntabwo nabyemera we. yewe nge nta mahoro mfite mbwira ijambo rimwe gusa ndagenda ndibwira abantu bose bihane sinzongera no gusubira iwanjye nzabuvuga hose. Ariko se muvandi kuko igihe ibyanditswe byatubwiriye igihe twahawe cyo kuvuga ubutumwa ubu urumva uyu munsi ariko ubonye umwanya wo kuvuga ubutumwa utambwira ko ari ubwanyuma we mbabajwe n'ikintu kimwe gusa cyagiye cyahanuwe we kikaba kinsohoreye ahubwo ndumva waranabisomye narabisomye ariko ntabwo narizi ko iki gihe reka nkubwire rero muvandimwe nta jambo niri na rimwe nakubwira ngo ntabyo kunkiza ryari habe na gato ntabwo igendere igihe cyararangiye mbega ngo ndabwirwa ijambo nkaninira yanga kwihana igihe kikiriho imirimo yanjye yarantwaye ubu sisukanirwa bimariye iki kuba mbuze ubugingo bimariye iki ndapfuye ndisize we ngaho rero nibiki noneho Muraho neza. Nibiki ko wahagira Urabizi ya business yanjye. Ni ukuri nagize ibibazo. Nari ngiye kuyakira kuri Majerwa. Ariko numvise mu mutima wanjye hari igihinduka. Numva ko nkwiye kwakira ijambo ry'Imana. Ubu ngubu nicyo kinzanye kugira ngo mumbwirire rimwe ubundi rwose tuba batahaje urukimo. Ariko rero muvandimwe ikimbabaje ni kimwe nuko wibutse kuba wabwirwa ijambo ry'Imana igihe kitagishobotse. Twahawe igihe gihagije amavuna twarayakoze amatsinda yo gusenga yarabaye igihe gihagije rwose cyari gihari ngo ijambo ry'Imana turyumve turishyire mu bikorwa. Najyaga nza ariko igihe cyanjye ni iki? Umva rero nkubwire. Umva Bibiliya ifite amagambo menshi kandi yabasha kunkiza. Mbwira rimwe ryonyine. Ntabwo wasomye muri Amosi mu gice cyawo cya 10 ku murongo wa 8 kugeza ku wa 11 havuga ngo dore iminsi izaza nzateza inzara mu gihugu
ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo kunywa amazi, ngo ahubwo izaba ari inzara yo kumva ijambo ry'Imana. Abasore beza, inkumi nziza bazajarajara hirya no hino barishaka, ariko ntibazaribona kuko igihe kizaba cyane. Oya umva muntu w'Imana, mbabarira sibyo, mbabarira ungirire neza, abantu b'Imana musanzwe mugira neza. Umva n'agasheke ka miliyoni 20 ndakagusinyira kazajya kagufasha uvuye mu masengesho. Noneho umbwire rebamo rimwe iri ryonyine. Ijambo ry'Imana rero ntabwo rigurwa. Oya mbabarira, igihe wari butangira ari amafaranga ngo ijambo ry'Imana rigwire hose, mbabarira wayibikiye nk'ubutunzi urabugungumiriza, none wifuje kuburekura. Icyo bwakagombye gukora cyarangiye. Igihe ntaho nagikura cyo kugira ngo nkomeze kuvuga ubwo butumwa, kandi nyiri igihe yagishyizeho iherezo. Ihangane rero ugende wipfire, ni wowe wizize kuko igihe cyawe wagipfushe. Wambabariye koko, ntaho nakura icyo gihe. Ngende koko, igendere pe. oya